nyere ku ruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi riva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama rutembera mu nzira nyabagendwa inyere ku ruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi riva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama rutembera mu nzira nyabagendwa nigitangaza indirimbo mwahimbye ninde wayihimbye muri mwe Dorcas niwe wandika je nkashaka injyana ubwo ushaka melody mumaze kwandika indirimbo zingahe 19 ko numva se mwarengeje nta nimwe irajya hanze nta nimwe je ndi umurokore ibyo sinabikozwe kandi ntabwo ari kera urumva yabimbwiye mu 2020 nyuma y'imyaka 5 amamenya ku matwa amaze gupfa umuronka gatanu bamba nuko umuntu yaremwe nibyo byiza kurusha uko ntabwo ari byo wakora bigahinda wenda ari satani uguteye ariko ku bwanjye mba numva ntabikora kubwawe satani kugira tuzagutera uzakora iki rero gusenga uzasenga wirinde iki ibigare imigisha ikisukiranya wadufite mu biganza bye nidutinye imirindi y'abanzi no kuba kera yaratuzi hari ibihamya byinshi bibyemeza yukari papa meza kubera ikivumiriya agira ijwi ryiza kandi mbona ashobora kuba yitwara neza urana kai karirimbo kavumiriya ukunda cyangwa se abantu bazi cyane nyigisha akantu gato twumva n'umugisha Yesu unyibutsa gushima nimpura n'ibibazo nyigishe gutuza nyigisha ubwenge unshisha ukubiri n'ibituma nkugayisha mu ruhande rwawe mbariho nguma genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshal Real Estate nona nje n'inshuti zanjye ikizere cyacu twagishyize muri Afrococo Product niyo company yatuzaniye amavuta meza nka Jamaica Organic Castor Oil amavuta meza kuza umusatsi w'abadamu akaworoshya ndetse ukaba urambutse kandi usa neza si ibyo gusa no kubana barayakoresha maze umusatsi wabo ukaba usa neza si uburyohe koko bwa products za Afrococo Product bagabo namwe nitwa bibagiwe tubafitiye amavuta azana ubwanwa ndetse abafite akaburambura bugasa neza mu gihe gito kandi wowe ufite uruhara rwakuzengereje aya mavuta tumusubirana umusatsi wawe kandi ukazana umusatsi mwiza uteye neza dusange mu mujyi wa Kigali muri quartier Mateus cyangwa se Nyabugogo ni Rubavu hamagara kuri 0788833179 ngwino tugane muri Afrococo niho dutanga product nziza kandi zizewe. Yes, reka nizere ko mumeze neza cyane abantu badukurikiye bari mu bice bitandukanye mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda. Imana igomeze kubarinda cyane mwebwe murebe ibiganiro byacu umunsi ku munsi. Hari hashize igihe navuga ko ari kinini ndaherutse gukora ibiganiro nk'ibi ariko murabizi ko nkunda impano cyane cyane impano ziri mu bajene cyangwa se mu bana bakiri bato. Mu minsi ishize nakiriye telefone y'abana barandirimbira kuri telefone. Uyu munsi nabazanye kugira ngo namwe mwumve ko
ibyo Imana yabasizemo cyangwa se mwumve ibiryo by'umwuka. Ndabizi ko iki kiganiro kiri buze kurangira wabahaye amanota aba bana imiririmbire yabo ugereranyije n'impano zose twagiye tunyuza hano, kandi Imana yagiye iziha umugisha cyane. Ariko kubera ko aba bana bambwiye ati twebwe dufite ukuntu twatojwe cyangwa se twarezwe n'ababyeyi bacu, ibintu byose tugiye gukora tubanza kubiragiza Imana. Tugiye kubanza dusenge mbere yuko nza mbakira, dusengera ikiganiro, dusengera abantu bagiye kugikurikira. Imana ize umuntu wese ugiye kureba iki kiganiro, ibibazo byose waba urimo, ibitagenda neza byose byaba biri kukubaho, wumve ko kukwizera ufite kiri buze kurangira, Imana yaguhumurije cyangwa se yaguhaye imbaraga. Reka dutangire dusenga. Mana nziza, Mana yo kwizerwa, Imana yo kwingizwa, turagushimiye ko abanye natwe kuva mu gitondo kugeza amasaha. Turagushimiye ko ukomeje kuturinda kandi twagendanye natwe. Komeza ubane natwe, udufashe muri iki kiganiro tugiye gukora, ubanemo natwe. Tuzabe twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Yesu ashimwe. Mwankumi, Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Meze neza? Yego. Tugiye guhera hariya mwibwira abantu badukurikiye, utubwire imyaka yawe, amazina, wiga no mu wakangaye. Nitwa Tumusifu Dorcas, mfite imyaka 14, niga mu wa gatandatu. Nitwa Mashema Oceane, mfite imyaka 13, niga mu wa mbere segonderi. Yego. Ubwo nukuvuga ngo mwabyumvishe n'abana 13 14 nibo tugiye gutangira. Akangire guriye mbasabe ngenda tungura. Nuvuga ngo ikintu gihari nuko tugiye kwinjira twinjira indirimbo iyo yose nshaka murayiririmba. Mubaye mutayizi indirimbo mamuzizi zo mu bitabo biterwa. Okay, akanyu kaje hafi twinjirire. Mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka nk'inyenyeri. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. N'amahoro yuzuye data niho gusa hasendereye amahoro. Umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Okay. Uko niko twinjiye. Indirimbo ariko irimo amagambo akomeye. Niki kintu iyo wumvishe indirimbo ujya wumva ukumva kirakomeye cyane. Kurikira inzira z'Imana no gusenga. Kuri ibyo myaka cyangwa se imyaka batubwiye ni mike, gusenga bimaze iki? Bihindura ubuzima bwawe. Tugendere kuri famille yawe, mama na papa wawe, ikiganiro bazaba ariko kireba niki kintu bashimira bakwigishije? Mu gusenga. Ufite imyaka ingahe? Ubitangiye ufite ingahe? Namenye ubwenge mbyisangamo. Usanga basenga. Hari uburyo uvuga ati ruyo njya mbona Imana yumva amasengesho. Wowe gusenga Nanjye biramfasha cyane. Biragufasha cyane. Muri ifashe rero muravuga ngo reka turirimbe. Mufite amajwi meza. Kubera iki mwahisemo kuririmbira Imana? Nuko tuyikunda. Nuko tuyikunda. Mukunda Imana? Buri Imana yikunda haba hari impamvu nyinshi.
mugiye kumbwira impamvu nyinshi zituma mwicara mukavuga ngo impamvu ngiye nkunda Imana ni iyi ngiyi. Imana idufasha muri byose. Wihere witangaho ubuhamya. Nkanjye biriya nkunda kurwara cyane, ariko sinapfuye kubera Imana, kandi hari benshi bapfa. Hari benshi bapfa nuko ubukiriho, ibyo byonyine nishimye. Nge uryo nakwitangaho nko mu ishuri nari umuswa pe, wa nyuma ariko ngeze segonderi birahinduka. Hari byavuye mu gusenga. Ujye wiyiriza se? Ndiyiriza. Ariko saa sita ukarya? Oya, njya nijoro. Oya, gusinzira ntabwo yaba yakwishe. Ukabishobora kuva mu gitondo ukarya nijoro. Mu rugo nabo bariyiriza? Bariyiriza. N'abandi bana mwese? Byagera saa sita wariye? Oya, biterwa nawe n'icyo ushaka. Ni nk'iki kintu ujya wigiririza ukavuga ati reka, kuko ari nk'ukuntu umuntu avuga se umwana nk'uyu bundi ubu hari ibibazo aba afite, bituma wigiriza nturye ni iki? Ubwo bwenge, manota meza mu ishuri n'ubugingo. Imana yarabikoze? Reka tuyihe icyubahiro, tuyishimire. Tujye kwishimira mu kahe karirimbo rero ngiye kubatungura. Nako nuko kubatungura nuko basaba, ariko nimba mutayizi kubera ko Imana yarakurinze wararwaragurikaga, yaguhaye ubwenge mu ishuri. Uri Imana si papa? Si papa wacu? Akaririmbo kari mu iryo jambo karimo papa, ko Imana ari papa wacu twese. Twagiye mbere y'uko urugamba rukara, abera twuzuzwa imbaraga, mbere yo kugera aho twiheba, umwami yihutira kugaba imigisha ikisukiranya, mbere y'uko urugamba rukara, abera twuzuzwa imbaraga, mbere yo kugera aho twiheba, umwami yihutira kugaba imigisha ikisukiranya, wadufite mu biganza bye, nidutinye imirindi y'abanzi, no kuba kera yaratuzi, hari ibihamya byinshi bibyemeza, yuko ari papa, yuko ari papa, yuko ari papa. Kwarinde? Papa ari papa. Kwarinde? Papa. Aha. Ubwo ni ukuvuga ngo Imana ni umubyeyi, Imana ni papa wacu. Yego, Imana rero kugira igukunde buriya bisaba ko ubigenza ute? Kurikira inzira zayo. Kurikira inzira zayo harimo kureka ibyaha. Ibyaha murabizi se? Turabizi. Ibyaha murabizi? Murabitinya? Nk'urugero nko mu myaka yawe ibyaha Imana cyane cyane nk'umwana ukiri muto hari ibyaha, bigasaba ko nyine ugendera muri ya nzira nziza Imana ivuga, cyangwa se ababyeyi bakwigishije kugira ngo none ayisenga wisaba ubwenge nayo ivuga ati uyu ni umwana wanjye koko. Kandi no kuvuga ngo yo umuntu ari kure y'ibyaha aba yegereye Imana. Hari n'abandi bana badukurikiye wenda bavuga ntabwo byo narinzi ko ari icyaha, kumbi nicyo. Gutukana, kutamenya gukontorora umujinya wawe. Ni ikihe cyaha wawe ujya ukunda kwihana?
kugira umushiha. umushiha ugira umushiha n'umujinya ariko byarashize Bigenda bigabanyuka. oya uzabireke burundu bicike birangire. Mugenzi wawe we nanjye nkunda kugira umushiha mwinshi cyane. ntago murwana ndasanga murwana Oya ntabwo turwana. ntago murwana ariko abantu mufite amajwi meza gutya muramutse murwanye none ana mwaba muntengushye cyane kandi ndabizi neza ko kubera ko mwahisemo neza mwahisemo neza kuririmbira Imana cy'ibintu byiza ntago wahomba buriya muri mu nyungu nyinshi ariko umuntu ureba kure agomba guhita areba ariko n'ababyeyi banyu buri umuntu yabashimira. Ari ijambo ryo muri Bibiliya rivuga ngo toza umwana gukurikira inzira nziza akiri muto azayikuriramo. Buriya iyo umubyeyi agufasha ukiri muto umwana gutya bakabagisha kuririmbira Imana gusenga mukora mumeze neza ariko nkanjye ubu ngana gutya ubwo mbaye ntarabikuriyemo byagorana. Ubwo mbaye narakuze ntukana ubwo nyine byagera iki gihe noneho byarabaye byinshi cyane ariko mwe mukavuga ati gusenga ni byiza cyane ariko no kuririmba impano yo kuririmba rero niyo tugiye kuza ko twari tukiri gutangira sasa turinjiye noneho mugiye kunsobanurira ukuntu byaje wisanga uririmba inde muntu w'iwanyu uririmba wabyigiyeho byavuye. Nabyigiye kuri mama. Mama aririmba cyane nambonye yaje nawe araza kuturirimbira akantu mujya muririmbana na mugabo we cyo ubwo araza kuza nawe Oya we byavuye he ndamvishe biza gusa. hari ukuntu umuntu aririmba bitewe n'ubuzima yanyuzemo. Buriya hari abahanzi benshi ubona bakomeye impano ibintu aririmba ari ibintu byinshi byagiye bimubaho mu buzima. Ukavuga ati kuririmba rero hari impano ni impano y'Imana ariko none hari igihe bigendera n'ibyo wanyuzemo. Hari umuntu ugira agahinda karirimba wari bizi ko kuririmba biruhura umutima. Ubabaye uzite bajya bagukubita Oya ushaka nyafunga kunyuze bakanyujije ariko nyine warabiretse cyangwa wavuze ngo ya nageze muri segonderi nabaye inkumi nta bintu byo ku wapi nk'uwoze igikosa gikomeye nawe bankubita. wiga muri interina wiga utaha ku ishuri haba ibigare hari nk'abana mu ngano ujya ubona bagendera mu bintu ukabona bigushimishije nk'ibiki bwibone ni kumva ko ari abantu bose bareba kwiyumva kumva ari ibyo. Reba ukuntu umeze ubu ngubu ejo bundi uzaba bapfumuye amatwi ntabwo uzapfumura amatwi se oya kandi biba byiza agaherena kakubera oya barakubujije ntabwo bigaragara neza ku Mana wenda ku bantu ushaka kuba byiza ariko ku Mana ntabwo ku Mana w'ubuntu umuntu yagakuriye kuba ameze ati kuba mba mbona yakwiye kuba naturel. Ibi bintu uri kumbwira hari umuntu nigeze kubiganirizaho nawe arambira ngo arabyanga mu bana banakoresheje ibiganiro banyuze hano none nabonye yarabisizeho ntabwo muvuze ko hano hanyuze abana benshi ariko hari wari warambwiye ako kavideo ke ndakafite n'ubu hano njya nkareba ambwira ati reka genda umurokore ibyo sinabikozwe kandi ntabwo ari kera urumva yabimbwiye mu 2020 nyuma y'imyaka 5 amamenya ku matwi amaze gupfa umuronka gatanu bamba nuko umuntu yaremwe nibyo byiza kurusha uko ntabwo hari igihe wakora bigahinda wenda ari satani uguteye ariko ku bwanjye mba numva ntabikora kubwawe satani kugira atazagutera uzakora iki rero gusenga uzasenga wirinda iki ibigare
ugira ibigare nta bigare ugira hoya ese mwembi ntabwo mwakoze ikigare cyo kuririmba ni ku ishuri nta bantu mugendana barahari kugira ngo uhitemo abantu mugendana ugendera ku ki cyane cyane ku ishuri ngendera nko ku mico yabo ingerejwe imico yabo iyihe mico myiza cyangwa mibi imico myiza ni iyihe ni ukudasuzugura gukubagana twirebere ku ishuri twigire ku ishuri imico myiza mibi ku ishuri ujya ubona ni iyihe ukavuga turiya mwana ufite imico mibi kumva nawe urababaye nyine ni ubwo bwibone gusuzugura ubwibone no gusuzugura ubu rero sasa tugiye kuririmba ati impano nuko yaje impano nagiye kumva numva biraje undi kubera umuryango uba warakuriyemo mama waririmba papa waririmba ufite abatanti baririmba nawe ubugomba impano ibigomba kuza bitewe na environment cyangwa se n'ahantu wakuriye kuririmba bishobora kuza gutyo noneho rero umwandirimba indirimbo z'abandi bivuze ko nta ndirimbo yanyu mugira ubwo tugiye gusoza ikiganiro twitahire ntimuririmbye ntibirangiye yego nta ndirimbo yanyu mugira turazigira mufite indirimbo mwahimbye ninde wayihimbye muri mwe Dorcas niwe wandika njye nkashaka injyana ubwo ushaka melody mumaze kwandika indirimbo zingahe 19 ko numva se mwarengeje nta nimwe irajya hanze nta nimwe ariko kubera imana nk'ubu imana ishobora gukoresha nk'umuntu uri kureba iki kiganiro ukavuga ngo ukampamagara cyangwa ukabahamagara cyangwa ugahamagara na mama ukavuga ngo abo bana mbemereye kubakoresha izi ndirimbo nyamara wabukoreye umugisha hari ibintu byinshi byo gukorera umugisha n'aha naho mushobora kubakorera umugisha kandi ndabizi ko abantu badukurikiye bajya babikora rimwe na rimwe Imana ikabakoresha bikagenda neza cyane Dorcas umwanditsi mu ndirimbo mugiye kuririmba nonaha bayita ngo iki ni igitangaza waricaye ufata urupapuro n'ikaramu usanga Imana ari igitangaza iyo yavuye inspiration yayo kuyihimba kugira ngo wicare uyihimbe byavuye kuki nicaye gusa numva ndabitekereje ndandika reka twimvire ukuntu Imana ari igitangaza inyere ku ruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi riva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama rutembera mu nzira nyabagendwa inyere ku ruzi rw'amazi y'ubugingo rubonerana nk'isarabwayi riva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama rutembera mu nzira nyabagendwa nigitangaza ku mwana w'intama yatwitangiye ku musaraba namwe bana b'abantu nimwihane kugira ngo muhabwe ubugingo buhoraho reka tube turekeye njyewe n'impamvu nabaye ikiganiro pe wenda impano zanyu zazagure ibibarimo bigere ku bantu bose kubera ko mufite amajwi meza n'imyandikire mwebwe ubwanyu nimwe mwiyandikira mukishakira amajwi nta se muraririmbira nko ku rusengero oya ntabwo turabaririmbira ntabwo muraririmba vuga ngo nige muntu wa mbere muririmbe mbega ukuntu ndi umunyamahirwe ninde wundi mwaririmbiye
mu rugo. ubu rero aya majwi yanyu sasa hano ibintu byo kuvuga amagambo menshi ngiye kubireka twiririmbire sibyo tugiye kuririmba tugiye kuririmba hari indirimbo mwandirimbiye mumpamagara kuri telefone niyo yiyi muririmbye kakantu mwandirimbiye ndabona urahurira kandi wihebye wibeshejwe n'ibihe ndetse n'umubabaro w'isi ariko humura nzohereza ingabo nyinshi zipfe ku bwawe urahurira kandi wihebye wibeshejwe n'ibihe ndetse n'umubabaro w'isi ariko humura nzohereza ingabo nyinshi zipfe ku bwawe humura mwana wanjye nzohereza ingabo nini n'intoya zipfe ku bwawe wikihebeshwa n'ibihe kuko uri uwanjye nanjye ndi uwawe. ntabwo ariyo kubera ko mufite indirimbo nyinshi murazitiranya ariko nawe muraza kuyigeraho nta kibazo zose turaziririmba tugiye kwiririmbira kubera ko mwaje kundeba abantu baba badukurikiye mujye muri comment mumbwiriza impano murazumva ubu noneho tugiye kugera hahandi buri muntu wese agiye kuririmba wenyine kubera ko abantu bari kumva ukuntu amajwi yanyu aryoshye bakavuga ati ubwo se bose niko bari kuririmba cyangwa niko babizi cyangwa harimo umwe uri kwihisha mu wundi urigire tugiye kureba hano tugiye kumva buri muntu umwe ku giti bahe indirimbo se ariko indirimbo zose muba muzizi muzi nkeya bahe indirimbo gutungure ariko ibintu byo gutungura ushobora kuba ubikunda ntabwo mufite indirimbo yindi buri wese yajya aririmba azi cyangwa akaririmbo ko mu gitabo koroshye ninjye ndizi twagiye akantu gato ningera ku nkombe ya rwa ruzi uzame gutinyuka amazi maremare y'urupfu nyambuke ngere mu ijuru ako karabaye cyangwa utungure ngaririmba kawe akaje nonaha uzame guhora nkukorera mu gihe nkiriyo umpe guhitamo inzira inkwiye mu gihe uzaba uri guhamagara abakwiringiye izina ryanjye ntirizabure. amen yego ndabyumvishe ko amajwi yanyu ni meza cyane. Uyu muntu ari kuririmba akinjira mu muziki ari uvuga ati nta ndirimbo ndakora gusa mfite impano ariko hari umuntu njya mbona n'ukuri uririmba neza njyewe mufatiraho icyitegererezo. Wowe ninde? Vestina na Dorcas. Nawe se kandi njye nivumiriye. Wowe nivumiriye. Kubera iki Vestina na Dorcas? Bakunda. Urabakunda. Ibintu bitatu bakundira. Baririmba neza. Bitwara neza. Ndikumva ari ibyo. Ibyo birahagije. Discipline no kuba afite amajwi meza. Kubera iki Vumiriya? Agira ijwi ryiza. Kandi mbona ashobora kuba yitwara neza. No yitwara neza. Urana kai karirimbo ka Vumiriya ukunda cyangwa se abantu bazi cyane. Nyigisha. Akantu gato twumva. N'umugisha Yesu unyibutsa gushima. Nimpura n'ibibazo nyigishe gutuza, nyigisha ubwenge unshisha ukubiri n'ibituma nkugayisha mu ruhande rwawe mbariho nguma.
okay numpa umugisha ujye unyigisha gushima kandi hari abantu batashima barahari. hari abantu Imana iha umugisha bakibagirwa nawe wasanga uzibagirwa oya ubu rero uyu muntu we afite ikintu wese akeneye aba ari gucisha make ariko yamaze kukibona arahinduka wari ubizi ndabizi ubu Imana rwose ubu icyifuzo cyawe mu muziki ubu ni uko byibuza ku bantu badukurikiye urifuza iki nuko impano yacu yazamuka mugakorerwa indirimbo no kugira ngo ubutumwa buri mu ndirimbo bugere kuri bose iki nicyo cyifuzo cyawe ariko nizere ko kubera ko bambwiye ati ibintu byose tuba twabisengeye n'iki kiganiro nticyabaye kubera Imana se ni ukubera Imana cyabaye kubera Imana kubera ko nimwe abantu ba mbere nanakire nyuma y'igihe nari maze ntongera guhura n'Imana ariko ndabizi neza ko biba birimo umugisha birimo n'umugambi w'Imana ibintu byose biba biri mu mugambi w'Imana kugira ngo duhure aba bana murababona ute abantu badukurikiye mujye muri comment mwandike mumbwire ko izi mpano zabo mwazumvishe ariko nanone nemba kubita kantu muri bo turi kugenda tugera ku musozo mu kanya ndaje mbasaba turimo nka tubiri ariko harimo n'akanje nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi nkarebera mu madirishya y'abandi batamba Yesu utarobanura ku butoni araza azura ibyanjye byapfuye bibaho indirimbo yanjye yari Imana uzangeza he bituma mpinduka urugero rwiza nk'ubatawe nkahunga inzira nyabagendwa nkanyura mu dusesero kandi mfite amasezerano atabarika wampaye zaburi ndirimba si ya Dawidi zaburi ndirimba si ya Benazafu nimva mutima ayizanjye mfite ubuhamya bwigendera ugira ubuhamya ndabufite wigendera ugira ubuhamya wari wabutambutsa ndabutambutsa urashaka ko tuzabunyuza hano ubuhamya bwawe wabumaye tukazabuha abantu hari nk'umuntu wese uvuga ngo uyu mwana afite ubuhe buhamya ko kandi ubuhamya bwawe burakomeye burahari igihe umuntu wese ariko nanone buriya umuntu wese aba afite amashimwe no kuba Imana iba yarinze umuntu tukaba gutyo turi kuganira twese duhumeka umwuka w'abazima ntaba ari amashimwe akomeye yego nta n'impamvu rero yuko umugani umuntu azajya ajya kuvumba amashimwe y'ahandi ahubwo azajya yicara ashima Imana kubera ibyiza yamukoreye aba bana bakeneye inkunga z'abantu badukurikiye bijyanye n'umurimo w'Imana kuririmba indirimbo ushaka kuvuga ngo muri izo ndirimbo 19 reka mbakoreshezemo indirimbo imwe nabo byibuza Imana yakublessinga cyane cyane dutaye mwashiriwe se hari indirimbo rero ndigushaka ko mu ndirimbira indirimbo imwe yanyu yanyuma hari indirimbo mushobora kuririmba hari amajwi murimba murayazi uririmbira ihe soprano cyangwa uririmba none se ko ndi gushaka ko muririmba indirimbo imwe mu majwi abiri atandukanye aririmba ibyo nawe uririmba ibyawe birahari irahari tugasoreza twagiye hari igihe njya nkumbura igihugu cyo mu ijuru ndi kumwe n'umwami anyambika ikamba
yanteguriye ndi mu ijuru n'abamarayika twishimye kandi tunezerewe. Hari igihe njya nkumbura igihugu cyo mu ijuru ndi kumwe n'umwami anyambika ikamba, yanteguriye ndi mu ijuru n'abamarayika twishimye kandi tunezerewe. Uwo mwami ndamukumbuye ndamukumbuye ndamukumbuye, nzamuhobera uwo mwami nzamubazi icyatumye mpfira. hari umubyeyi rero waherekeje aba bana ariko ntago ari buze kuri kamera, ari ku ruhande gusa yemeye ko agiye kutuganiriza iminota nk'ibiri. Muraho neza mama? Yesu ashimwe. muraho neza, isahimbazwe. Murakomeye cyane. Turakomeye. Imana iguha umugisha gushyigikira umwana cyane cyane mu nzira nziza, umutoza yo gukorera Imana akiri muto angana utya. Ni byiza ko waherekeje aba bana, ni ikintu kigaragara ko muri gukora bya bindi ababyeyi bose bagakwiriye gukora nubwo atari bose babikora, ariko Imana ikomeze gushyigikire cyane. Yego cyane cyane kanje ku mwana wawe ni imfura. Kuririmba byaje ute kugira ubone ko umwana azi kuririmba kugeza ubwo navuga ati reka muherekeze muzane kwa Samu? Byatangiye nyine ari mutoya atubona tujya gusenga, ntabwo twamusiga twaramujyanaga, nawe arabikunda bikuriramo. Yego arabikunda bikorera. Impamvu rero nkuzanye ndabizi ntabwo bishakaga, ariko kubera ko yambwiye ko hari akaririmbo mwajyaga mukunda kuririmbana, akunda kukuririmbira. Harakujya uririmbira mama? Ugiye guheraho ahita hakurikiza ko muri buze kuririmbana. Ugiye kubanza umuririmbira akaririmbo mutoya akuza kunda. Okay. Nzaririmba iyo neza, nzamamaza izina rye mu mahanga yose, izina rye rishyirwe hejuru. Haleluya haleluya, uwo mwami nahimbazwe. Okay. Ako mugiye kuririmbana sasa, ako mugiye kuririmbana harako muziranyeho, harakuzi muziranyeho. Okay. Mana waraturinze urongera uraturinda, Mana ugira neza. Mana waraturinze urongera uraturinda, Mana ugira neza. Bakoze cyane, reka ngushimire mami, bakoze. Imana igumugisha kuba gushyigikira impano, kubaherekeza, kubaho byonyine umwanya bari mu rugo, ukavuga ngo reka bakore repetition, reka mbareke bandike, ukaba wa mwanya wo kugira ngo bakore ibyo bakunda kandi biri mu nzira nziza yo gukorera Imana. Icyo nicyo nagusabira umugisha. Wakoze cyane. Twitahire. Dutahe. Murashiriwe nga munsezere. Karirimbo kamwe kanyuma dusezera abantu, tubwira abantu ko mushyikiriza impano. Ushobora kuba no kureba iki kiganiro no kubashyigikira by the way, ariko jya no muri wenda turaza gushyiraho nimero zubaba hafi, ushobora kubajyana muri studio, nanjye ushaka kumpamagara ukambwira ngo abo bana numva umutima wanjye unyemeza ko ngomba kugira icyo bafasha ku mpano yabo. Wabikora cyane kandi Imana yabiguha umugisha. Dusoza mudusezere. Numva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga ngo njye musenga iteka, ntacyo nzamuburana. Yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atumanera de. Ni ufite imbaraga zihagije rwose zo gukiza ababembe,
zigakiza umutima yanyishyuriye ya myenda yose yambabariye ibyaha atumanera de